Hello. Rero nkuko nari nabibabwiye twari turi TV ya Sayona ifite ikibazo cy'amatara wenda reka ducomeke kugira ngo murebe hanyuma tuyikoremo nabireba uvuga ngo televiziyo ese yari rwaye gute ipfuye gute ndayicometse urabona ko iri kwa standby hano hanyuma ndajya hano kuri standby n'ubundi nyatse urabona ko myakije yavuye muri standby ariko urabona ko Sayona biragaragara sinzi niba kuri kamera bigaragara baye nk'ibigiyemo ariko ifite ukuntu ireba ukabona iri kurebera kure uyitegereje neza urabona Sayona ngibi bigahumbaguza igahita yongera igasubirayo no kuvuga ko rero iyi televiziyo yacu ifite ikibazo cy'amatara ariko nubwo wenda turi kuvuga ko ari amatara turamanza turebe kuko hari n'igihe televiziyo ipfa hari pièce ibamo bita booster ituma urumuri rwacu rw'imbere ruza ifata umuriro wa 12 ikawuhinduramo 28 cyangwa se bitewe n'ubwoko bwa televiziyo nuko ikora 28 48 60 bitewe n'ubunini bwa televiziyo bitewe nanone n'ubwoko bw'amatara burimo. Ubu rero tugiye gufungura televiziyo yacu kuko mbibutsa ko kugira ngo ubashe kugera ku matara cyangwa se kuri ari amatara amurika mu kirahure kugira ngo uyagereho nuko umanza gufungura iyi cover ubundi gufungura cover ninjiremo wenda turahita tuboneraho no kwiga ibice byose bigize iyi flat screen yacu hanyuma yumaze gufungura iyi cover ujya gufunguraho ino murire y'imbere iyi murire yacu kugira ngo ubone uko ukuraho n'ikirahure kuko kugira ngo ugere ku matara bisaba ko ikirahure nacyo uba wagikuyeho. Rero ndi gufungura rimwe kandi nanone ikindi kintu mwamenya nuko iki kirahure cyacu ari amashusho tubona amatara aramurika akamurika mu kirahure ikirahure cyacu nicyo kiba kirimo amashusho ari yatubona noneho ari amatara rero aprojectamo ya projectamo hanyuma amaze kuprojectamo ya televiziyo yacu cyangwa se cya kirahure cyacu kigahita kidisplayinga ibintu cyari gifite bitewe n'ibyo wagihaye cyangwa se n'ibikirimo hanyuma iyo kimaze kubidisplayinga nibwo uhita ubona ishusho isa neza. Ubu rero tugiye kureba tugiye gufungura tugeremo imbere ndafungura rero noneho cover ikuraho cover rero ya flat yacu imbere ukuntu imeze no kuvuga ko rero flat yacu wenda iyi ngiyi power supply ifatanye na module byose birafatanye ariko flat yacu uyirebye gutya hari igice kimwe cya power supply no kuvuga ko wenda nko ku bantu twiganye power supply murabyibuka power supply yacu ngiyi ahantu inyuze ngiyi ubu no kuvuga ko iyi ni power supply iyi board yacu urabona ko hano harimo nikosa already iyi capacitor yarabyimbye uyirebye yabaye circumflex cyangwa se irenda guturumbuka ariko iziri normal nguko ukuntu zimeze. Iri ni ikosa rya mbere naryo umuntu aba ahita agomba gukosora. Aha rero iyi ni chopper ni ya chopper yacu iyi ni capacitor iyi ni rectifier yacu mini chopper transformer bwa transformer agafisible rectifier na akangaka niko kari hano ngakura kabona ko gafite plus na minus noneho iyi ni condensateur papier condensateur zifilteringa wenda power supply twayizeho nta power supply igihe cyose zihora ari zimwe. Hano rero iyi chopper yo ihita isohora umuriro wa 12 ujya kuri ino side yo kwatsa aya matara
hanyuma hano igasohora nanone n'umuriro wa 12 uza gukoresha iyi board, iyi module yacu, kuko iki gice ubu ni module, iki gice kumanuka gutya, iyi ni module yacu, ariko nanone ifatanye n'uruhande ruriho amatara. Rero televiziyo za mbere yizi zo urabona ko yirubakanye ibintu byose. Parti y'amatara yabaga iri ukwayo, ifite booster iri ukwayo yatsa amatara, ikagira iki gice cya module ikaba iri ukwayo, ikagira noneho ibi bice bindi, iyi tineri n'ibi bice bya HDMI n'ibiki bikaba bifashe kuri board. Aha rero dufite uyu mugozi ni uw'amajwi mu mikoro yacu, mikoro cyangwa se speakers zidufasha gusohora ya majwi. Uyu mugozi wundi rero niho uriho ya infrared ngiyi, cyangwa se ka kajisho kariho na kagatara katwereka ko ucometse umuriro, uyikonekise cyangwa se uyakije, uyijimije, hanyuma ikinjiramo umuriro, ikakwereka ko yinjizemo umuriro, kandi wakoresha na remote. Niho sinyale zinjirira zijya kuri board zivuye kuri remote. Hano rero nanone dufite ya matushe yacu ngaya, ariwo wa mugozi uje bacomeka kuri ya matushe. Aha rero dufite umugozi ujyana amashusho, uyu uvana amashusho hano kuri board cyangwa se kuri module, ukayazamura, ariwo uyu ukayazana hano kuri iyi tikoni. Aka ni agatikoni gafatanye n'ikirahuri. Twibukiranye ko hari televiziyo z'amaflat zifite ubu butikoni cyangwa se ubu carte logique idafatanye n'ikirahure iri ukwayo, ugacomeka carte logique ukaza gucomeka n'imigozi. Bivuze ko rero iyi tikoni cyangwa se iyi carte logique yacu niyo ivangura amashusho abaturutse kuri iki gice cyo hepfo, azamutse ari soft, noneho ikayakuramo amashusho tubona agaragara bifatanyije n'iki kirahure, bikavanamo ishusho y'umuntu cyangwa se y'ikintu runaka, niba ari imodoka, niba ari inzu, niba ari intare, niba ari ihene, ukabibona koko ari icyo kintu. Iyi carte logique rero niwo murimo wayo ikora. Iyi module rero nayo hano igira iyi circuit intégré cyangwa se aka circuit intégré, niko gakora ibintu byose, kavangura amashusho, kamenya ko ucometse HDMI, kamenya ko ucometsemo flash, kamenya ko ushyize kuri tuner, ko ushyize kuri tuner ugiye kureba za free channel zacu dufitemo. Aka niko kagufasha. Iri kamba rero ni irijyana umuriro ujya kwatsa amatara. Urabona ko iki ni icyuma, iyi ni cover, urabona ko ya matara yacu ari imbere, umugozi ujya kuyatsa winjiriyemo imbere. Rero hano turacomora uyu mugozi w'amajwi, hanyuma ducomore n'uyu wa commande, uyu waha ngaha, kugira ngo bitaza kwangirika. Hanyuma nawo tucomoreho, tube dukuyeho housing yacu, cover yacu irimo speaker ngizi, hanyuma ikagiramo n'aka gakomande ko gutuma umanipira, ubasha gukontorora televiziyo byacu. Iki rero turakirambika hasi kuko ntabwo tukigikeneye. Tugiye kwa advancinga, twinjiremo imbere kuko twabonye ko televiziyo yacu ifite ikibazo cy'amatara. Wenda hari nk'ikintu wenda nabiseguraho flat, turaza gufata umwanya noneho tuzige flat, cyangwa se twige flat screen muri seri. Nko kwa kundi twiga, nuko akangaka wenda n'utuntu dukunda guhura natwo ibintu bijyanye n'amatara, abatekinisiye bakunda guhura nabyo, kandi bahora babimbaza bati se televiziyo yapfuye amatara kutagitwereka bigenda bite, bikorwa bite, bigenda bite, itara ryapfuye warisimbuza gute, washyira n'ibihe. Ubwo rero ni muri urwo rwego navuze ngo reka mpite mbereka, ariko flat nyirizina turaza kuyiga duturutse ahangaha kuri power supply. Rero reka kwa advancinge, mbabwiye ko namaze gufungura, cyangwa se nari namaze gufunguraho aka kantu k'inyuma. Ubwo rero igikurikiye ndashaka gufunguraho iyi module, aka kantu kavarinze ikirahuri. Ariko nanone mbabwira ko mu bintu ugomba kwitondera uri umutekinisiye ugiye gukora flat,
ugomba kwitwararika ku buryo uba uri gukorera ahantu hari safe kugira ngo utaza kumena ikirahure cy'umukiriya, kuko ikirahure televiziyo ukimennye urakimwishyura, kandi ikirahure niyo televiziyo nicyo gihenze kuruta ibintu byose biri hano. Ni ukuvuga ko iki kirahure cyacu uramutse ubaye ukimennye, ikirahure 3x2 kiri kugura hafi 80,000. urumva ko n'akazi uba wapatanye biba birangiye, biba bipfuye. Rero hano tugiye gufungura, tugere kuri ya matara, noneho mpita ntandukanya iyi kava n'aka kamurire k'imbere ariko kamfasha kuba gafashe iki kirahure, cya kirahure cyanjye, kugira ngo kidahubuka kikagwa. Ubwo rero ahangaha ndacomoramo wa mugozi wanjye w'amashusho, mushyire ku ruhande, and then ncomore n'aka kugira ngo nze kubona uko nkuraho akacomoye n'iya infrarouge yacu, hanyuma kugira ngo mbone uko nkuraho iyi kava. Rero ushaka akantu kari sharp kandi kugashyiramo gahoro witonze kugira ngo utaza kwangiza cya kirahure cyacu, kuko niho kiba kiri. Ubwo rero ndakomeza, ni lock ziba ziriho. Wenda hari igihe ushobora gukubitana na televiziyo bari gusanga wenda ugasanga iki gice kindi kirafunze, hariho amavisi, ariko inyinshi ziri kuzuye nta mavisi ariho. Ubu rero gutya maze gukuraho yakava yanjye kakamurira, ngashyira ahantu ndishuwa ko kari safe, urabona ko nkariya ntabwo gashobora kwangirika. Noneho ikindi nkurikizaho gutegura ahantu ndi bushyire ikirahure cyanjye kugira ngo kitaza kwangirika. Reka rero dutegura aho dushyira ikirahure. Maze gutunganya rero aho ndatereka ikirahure cyanjye, ndashaka ikirahure cyanjye kugitereka hano ntegeke kuri la flat yindi, kuko kiraba kiri safe. Ndagiteruraho nitonze kugira ngo ntaca ino riba, hanyuma nkateruraho ikirahure cyanjye, nkaza nkagitereka aha. Ubu mba nizeye ko ikirahure cyanjye gifite umutekano, kuko kirahagaze, kimeze si gihagaze, si kiryamye, kandi kiregamye neza, hariya kiba gifite umutekano. Ndakomeza rero nkomeze n'imbere hano. Imbere iyo maze gukuraho ikirahure mpura n'aya masashe. Aya masashe akora nka reflecteur, ni ukuvuga ko aya masashe ikintu amaze, cyangwa se ibintu bimeze nk'ibisashe byo, iyo amatara yatsemo ibi bihita byaka urumuri rw'umweru rubengerana, rwa rumuri rw'umweru nababwiraga. Rwa rumuri rero rugahita rugenda rugaprojecta muri kiriya kirahure cyacu. Rero nabyo kugira ngo aya masashi aba ari abiri, habamo imwe y'umweru n'imwe imeze nk'aho igarura, ari nk'akagarura rumuri cyane. Urabona ko hagize ikintu kimurikaho, urabona ko urumuri rugaruka, nazo nkaziterura nkazishyira kuri iyi side. Noneho rero ya matara yacu urabona ko namaze kuyageraho, ariko witegereje urabona ko n'ubundi yari yarakozwemo ya televiziyo yacu. Ndagomeza mfungure rero na advancing paka ngere kuri ano matara yanjye, hanyuma nshake itara ripfuyemo, cyangwa se amatara apfuye, hanyuma nyaramplace ndikuremo itara ripfuye, kuko iyo umaze kurikuramo aya matara twibukiranya ko aba yesitaye muri seri. Ni ukuvuga ko rimwe iyo ripfuye rihagarika andi. Ni ukuvuga ko aya matara yacu rimwe rica mu rindi yesitaye ari seri, cyangwa se nk'uko bakunda kubivuga muri series. Aya matara yacu niko yesitaye. Tubikiranye ko hari ubwoko bubiri bwo kwesitaramo amatara. Hari yesitarwa ari seri, hari na yesitarwa ari parallel cyangwa se parallel. Ni ukuvuga ko amatara ayo ari parallel rimwe ntabwo riba rica mu rindi, rimwe riba hari aba yidepandaho, andi nayo akidepanda. Ni ukuvuga ko uyesitaye muri parallel, iri tara ryasigara umurongo wundi ukaka. Rero ubu
wiyesitaye muri seri. Noneho rero turakuraho iyi shashi yacu. Iyi shashi yacu nayo ikintu dufasha ko rwa rumuri rwasohotse muri ya matara rutaza kunyanyagira ngo runyanyagira aha hose, ahubwo ruza kuri iyi sashe. Iyi sashe urabona ko imeze nkaho ikoze gutya, nkaho ishaka guprojecta kuri cya kirahure cyacu. Ni ukuvuga ko rwa rumuri rwacu rurazamuka, uko rwakazamutse rugahita rugonga hano ku mpande ntirunyanyagire, twagerekaho kiriya noneho bikamera nkaho rwose rwibumbiye nk'uko warufata. Tubare nk'umutwe w'itoroshi ukuntu umeze. Burya umutwe w'itoroshi uturuka hepfo ari muto, ariko ugenda hepfo haruguru uba munini. Ni ukugira ngo rwa rumuri uturuke hepfo noneho ruze kunyanyagira haruguru rube runini. Turakuraho rero ya sashe yacu nayo, iyi nayo turayikuraho kuko tuyikeneye, ko tugiye gukuraho, tugiye gupima amatara yacu. Aya matara yacu rero wenda uko bigaragara, iri ngiri urabona ko barishyizemo, iri bishyizemo. Ni ukuvuga ko rero ndapima ndeba apfuye. Ashobora kuba ari kuri aya cyangwa se nkaza gusanga ari kuri aya yandi. Ubu rero ngiye gupima ndebe apfuye. Gupima rero amatara yacu dushobora kuyapimisha irindi buye. Dushobora gufata nk'ibuye ry'icyenda ryo muri apareye, akaba ari ryo ugenda upimisha ushakamo itara ripfuye. Ugiye gupima rero itara ripfuye cyangwa se kumenya inkoni ipfuye, nk'ubu dufite ari nk'umuntu ushatse ahita aramplasa izi nkoni zombi, agahita avanamo akajugunya, agahita agura izindi nshyashya agashyiramo, ariko biterwa n'umuntu uko abishaka ndetse n'amikoro ye. Ubu rero tugiye gupima rimwe ku rindi, duhite tubona sayidi ipfuye tuyiramplase, duhite twongera dufunge akazi kabe karangira. Reka dushake noneho ibuye ryo gukoresha, hanyuma dupime turebe. Dukoresha aka urabona ko ni ibuye risanzwe. Aya mabuye rechargeable ari kugurwa, ari gusohoka nayo ubu ngubu. Noneho iyi ni imitwe isudiyeho, riba rifitemo rero umuriro wa 3 n'igice. Rero tugiye gupimisha ngo turebe amatara apfuye. Iyo ushyizeho itara rikanga kwaka, uhita umenya ko iryo tara ryawe rirwaye. Hanyuma ugahita umenya ngo inkoni ndahindura iyihe, cyangwa se ni iyihe ndakoresha. Ipfuye, itara ripfuye ni irihe. Ahangaha rero urabona ko hano hari ahantu hagiye hari symbol y'uburyo itara ryacu rimezemo. Urabona ko riraka, hanyuma ushyire kuri iri, nabyo ntabwo byaka. Ibintu bipima rimwe ku rindi. Turebe iri ko ryaka. Amatara rero wagira ngo ni nk'inkuba yakubise, kuko ntabwo yaka pe. Ari ibintu byaka. Tugenda tugabanya turebe. Tugenda twatsa rimwe ku rindi. Ahangaha hasi rero umenya agaye umuriro, harimo umuriro muke. Muri kariya kabuye umenya umuriro waragabanutsemo. Turebe. Dushake ibuye rindi ririmo umuriro. Iri ngiri hari wagabanutsemo. Reka twiyaranje dukoreshe, duhambure ibi
kuri iri buye noneho dukoreshe iri umuriro wagabanutse ashizemo. Nanone ikindi kintu ushobora gukoresha nk'agasharijeri kari gacaginga telefone, ushobora gukoresha ufata nk'umugozi wa USB hanyuma ukawukonekta kuri ako gasharijeri ugacomekamo, hanyuma naho ushobora kuwupimisha ukagupimira. Turebe ukizora kugira ngo ubutsinga butaza gukoranaho. Hanyuma ubwo mbibutsa ko tugiye gukoresha sharijeri ya telefone, nayo irabikora kubera n'umuriro twasanze ko rirabuye ryari rifite umuriro muke. Rero tugiye gupima amatara yacu. Hano urabona ko aya matara bari bafite n'ayo bateyemo, hanyuma turebe amatara yacu hapfuye iri. Neza okay. Ubu rero ni ukuvuga ko iri tara ryacu ni rizima, iri naryo ni rizima. Hanyuma dupime iri niryo ripfuye. Turebe iri ni rizima, niri ni rizima, niri ni rizima. Turebe niri ni rizima. Hanyuma iri iyo byanze kwaka ndemverisa kuko buriya aracuritse, biragenda ku murongo ucurike. Ndebe iri ni rizima, niri ni rizima, niri ni rizima ko riraka, niri ni rizima. Nabyo ni rizima, ntangiye kwibaza niba ripfuye. Niri ni rizima. Ni ukuvuga ngo rero iyi nkoni yanjye iyi ni nzima, ariko iyi ngiyi ipfuyemo iri tara. Hano urabona ko bari barayiteye akantu k'akaraka, hari harimo amatara y'amaterano. Iyi nkoni rero ndayikuramo, hanyuma nshyiremo nshaka indi nkoni yo gushyiramo. Hanyuma ikibazo twari dufite kibe kirarangiye kuri ino TV yacu. Reka ndebe indi nkoni yo gushyiramo. Hano rero itara mbonye amatara ntago bivuye muri uburyo akoze, ariko itara ryose n'itara warishyiramo rikaza, kuko ubwoko bw'itara ntabwo ndi kubona. Ubwo rero turakora gutya, turamodifiyamo iri ngiri naryo riri bukore. Turebe ukuntu tubyihutisha. Ni ukuvuga ko rya tara ryacu tubonye turabishyiramo, kandi itara akora. Ubwo rero ikintu mpita nitaho kureba plus aya matara bagiye yanditse. Urabona nkaha iyi ni plus, iyi ni minus, hano naho iyi ni plus. Iyi rero nabyo bifite plus na minus. Nkurikiza uko ryari ryuba n'ubwoko bumeze gutya. Plus yargira aha, mu gihe plus iriya iri hagati, hanyuma plus iri nayo minus nayo iri hariya. Noneho ndakora ndahita ndekonekitamo utu dutsinga twanjye, hanyuma ndahita mfata plus yanjye. Ubwo plus yanjye yari iyi kuri rino tara, hanyuma iyi ni plus ndenize.
ariyo yiyi. Ndahita mfata place yanjye yo kuri iri nayo ni okay. Hanyuma mfate ya place nyishyire kuri ayinazi yanjye. Rero ndasudira urutsinga kuri negatifu, ya negatifu yanjye, hanyuma hate ni negatifu. Ntukiranye ko aya matara nababwiye ko anyuranamo ni seri, ubwo ni ukuvuga ko rimwe rica mu rindi. Urabona ko ubirebye rimwe rirazunguruka, ubwo ni ukuvuga ngo umuriro uraza ukinjira ugasirikiramo muri aya matara, hanyuma ugasohokera hano ugahita ukomeza ujya haraguru. Rero ibyo byatara yanjye maze modifiyaho. Noneho ngiye gukora ikintu cyo gucomeka, ncomeke hanyuma natse turebe ko rya tara ryanjye TV yanjye iri buryeme, kuko hari igihe uyishyiramo umara kurishyiramo ukayikora ikabyanga. Kaka infrarouge kanjye kari gacumutse, natse turebe. Urabona ko amatara yanjye aratse, ni ukuvuga ko amatara menshi ahuje ama voltage, itara warimodifiyamo nta kibazo, hanyuma ikibazo wari ufite kigakemuka. Ubu rero tugiye gukora ibijyanye no gusubizaho iriya sashe yacu y'akagarurarumuri, kugira ngo urumuri rwacu rwo kuza kunyanyagira impande n'impande. Ubwo rero bivuze ko tugiye kongera dufunge dusubizeho iriya sashe yacu, hanyuma dusubizeho screen kuriya twayifunguye, twongere tuyisubiranye nk'uko yari imeze. Turakomeza rero. Ubwo rero ngiye kongera mfunge neza nk'uko byari bimeze, dushyireho ya matara na ya rugarurarumuri yacu, ka gasashe kamwe kabonerana gatuma urumuri ruza kuri cya kirahure. Reka rero dutegure ya sashe yacu, hanyuma turebe. Nanone mbibutsa ko uramutse ugiye gusubizaho isashe hakuno uba uhinduye wenda amatara ukabona ntabwo biri kumacingana neza ngo amatara asohoke, ino sashe iyi sashe uramutse utabonye ubwoko bw'amatara washakaga, hari igihe amatara agorana ugasanga amatara ubonye ntabwo bihura, ufata ya mpuzu ukaringaniza neza, umaze kuyidispoza neza ya nkoni yacu, wamara kuyidispoza neza ugatobora imyenge ijyanye na ya matara umaze gushyiramo, bihita bihura neza nta kibazo. Ubwo rero reka dusubizeho ya sashe turinganiza n'ibitara. Twibukiranye ko rero nari mbabwiye ko aya matara yanjye ntabwo nari nabonye itara ry'ubwoko bwa, twibukiranye ko nari nababwiye ko iyi sashe rero ndagenda nyishushanyiriza gutya amaso y'amatara yanjye nkoresheje ferasude, kuko ya matara yanjye agomba kunyuzamo urumuri hano rugatunguka inyuma, uko byagenda kose urumuri rugatunguka rukaza inyuma y'akagarurarumuri, inyuma y'iyi sashe. Rero ndakandikira akate muribona gutya, bino ntacyo biba bitwaye. Ni mu buryo bw'uko televiziyo umuntu ntiyayidekarasa ngo nuko yabuze itara, uhita ubikora gutya kandi ntacyo biba bitwaye. Urabona ko y'amaso yanjye y'ano matara yanjye ahise atunguka, kandi amatara ari bwake neza nta kibazo, kuko turaba turi kumwe turaba tubireba.
muri videwo. Ubu rero ya kava yanjye cyangwa se ya shashi yanjye ndangije kuyisubizaho uko yari iriho. Ubwo ikintu ngiye gukurikizaho gufunga kiriya gice naberetse kindi cy'inyuma kiriya kava rero twegure cya kirahure cyacu kugira ngo kitaza kugira ikibazo. Ni ukuvuga ko ngewe ndi kujya kureba ko ibintu byanjye nakase pardon ko nta hantu biri bwafete ngo bibe ibinyurane, ubona ko biricaramo neza. Good. Ubwo ikintu nkurikijeho rero ngiye gufungamo ya maburo yari afunze muri ya housing yanjye, afunze aya matara ngo yo kubuja. Turafunga. Ibukiranye ko ugomba kongera kuyifunga kugira ngo aya matara yo kuza kubuja. Noneho rya rindi nashyizemo ritari iryaho, njyewe ninjya gusubizamo ririya ndifatisha ukwaryo, bitandifatisha kore buje, cyangwa se waba ufite kore yindi ugafatisha. Hano rero ndasubizamo utu tuntu udusiporo dufata isashe iriya ntoza y'umweru y'akagarurarumuri kugira ngo itagwamo imbere. Ubu siporo rero nabwo ndabufunga. Ndafata akavisi kamwe mu twari dufunze, hanyuma ngafungishe ya siporo yacu. Rero turasubizaho ya masase yacu. And then turongera twatsi turebe ko rwa rumuri rwacu ruza kuba rumeze neza. Ubona ko amatara yacu ari kwaka. Noneho ubu ikintu gikurikiyeho ni ugushyiraho, gusubizaho ikirahure no gushyiraho umurire yacu. Turasubizaho cya kirahure cyacu, reba sayidi cyari kirimo. Twibukiranye ko ikirahure ugishyiraho witonze, uko ukoze rero gato wakimena, kigomba kuza kikicara kuri ino kava yacyo, ukareba ko ahantu hose kigiyemo. Ukareba ko kona zose zicayemo, kuko wibeshye gato ugakanda ziticayemo gihita gikurika. Tuzana akamurire kacu, twibukiranye ko twari twarashyize hariya kugira ngo kabe gafite umutekano. Rero neza kugakandagira.
witonda kugira ngo utaza kukimena. Nkurikize tubanzemo kuri sayidi yo hepfo. Ni ukuvuga ko ikirahure kiticayemo neza ugakanda gutya uhita ukimena. Turongera ducomeke, turasubizaho ya tikoni yacu, rwa ruhande ruriho ya tikoni dusubizeho wa mugozi wacu uzamura data. Uzamura data wacu, and then turongera twatse kugira ngo urebe ko ari ikirahure wagicometse neza n'amashusho ari kuza neza utaratangira gufunga. Televiziyo yacu urabona iyi ikibazo rero twahoranye cy'uko ifite ikibazo cy'amatara kirarangiye. Ndasubira inyuma nsohokemo kugira ngo hano ubona bari bagiye muri flasha shake turashaka n'akantu dushyireho, dushaka agafurashe dushyireho turebe. Tumara gucomekaho agafurashi turebe turebe akavidewo dukina. Ntabwo wakina akavidewo kacu rero ndabona ko atariho. Fayiro iyi televiziyo irakanze, ariko reka dushaka akandi kavidewo dushyiramo. Maze gushyiraho atangiye kuvidewo, dushake flash nanone, hanyuma dupureyinge akavidewo. Twibukiranye ko ntuzana yishyizeho yari yanze fishiye. Reka turebe iyi. Okay, urabona ko ya televiziyo yacu irareba neza, irareba neza. Urabona ko ya mashusho yo mu kirahure arakeye noneho biragaragara neza. Rero uburyo amatara akorwamo ni ubu. Uramutse ibaye igize ikibazo rero wagikenera kuriya wabonye ko procedure yose twagenze cyangwa se protocole yose ko twayikoze. Rero mbararikira gukora subscribe, share ndetse harimo ibintu bimeze nk'ibyamenetsemo. Nako aha naho nuko akavidewo kacu karareba neza. Rero mbasezera naho ubutaha. Ciao ciao, see you.